bituma namwe ubwanyu rimwe na rimwe mbatakaza. Just umugabo se ninjya kubona umugabo cyangwa se nk'iyo sheri wanjye abonye biriya bintu ariko mfite sheri w'ikijibwe ko njyewe wavuyemo ndabyibuha nyine ndagenda ndabyibuha, usibye ko ubundi bunananutse mfite ubungubu urebye ndi kuri imwe nk'iya mama wanjye, ariko iyo muza kumbona mu gihe cyashize mwari kujya muvuga ati Joyeuse niwe wabyaye mama we. Hello guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu bimeze fresh, ndabashubuje baye n'ikaze. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibane namwe abantu benshi mudukurikirana muri mu bice bitandukanye bigiye bitandukanye by'isi, abari muri Amerika, bari hirya no hino muri Afurika, abari aho muri hose, aho muherereye hose, ndabasoje mbahaye ikaze. Hanyuma rero muri iki gihe ndi kwibanda ku bintu binteye agahinda, ndi kwibanda ku bintu byambabaje muri iki gihe kubera ko mfite akababaro gakomeye, mfite akababaro ka danje ku rwego nyine mutabyumva. Noneho ikintu cyambabaje cyatumye nanagitekerezaho ni ukuntu abantu bagiye, tureke no kuvuga ngo muri komenti, ngo ibiki n'ibiki, ukuntu abantu bagiye bambwira ngo ndashaje bro, bagahita bambona bakangereranya na mama wanjye ngo nshaje kurusha mama. Man, byarambabaje ku rwego mutabyumva. Ibaze kuvuga ngo namwe ubwanyu muri komenti ngo disi ngo mama wawe ngo ni mwiza, ngo disi ngo ufite mama wawe mwiza usa neza, ngo disi ngo disi. Oh my god, ese ubu kamera bari kunyumva cyangwa wagiye kure? Urumva umuntu akaza ngo Joyeuse ngo urashaje ngo kurusha mama wawe. Koko ndashaje? Katubara imyaka mama ndusha. Mama afite imyaka 44, imyaka 44, mfite 19. Ubwo 19 ubwo ndusha imyaka 25, ubwo niyandusha. Ariko mu ndebero ko mwagiye mumbwira umuntu ndusha 25, ubwo mwatureba mukatugereranya koko mukavuga ngo nshaje kurusha mama. Si uko koko mubona nshaje? Ndumva mbabaye, nakomeje kubitekerezaho, mbona biteye agahinda, mbona biteye inkeke. Namwe mundebye mukandeba ukuntu nteye, mukandeba ikimero cyanjye, mukandeba ukuntu nsa, mukandeba ukuntu ndi icyuki, mukareba uburyo uburyo nivanye kure, mukareba uwo ndiwe, mukareba ukuntu ndi Joyeuse waharaniye iterambere, nubwo wenda ntararigeraho ariko nzarigeraho. Ariko mwabonye ndi wa muntu ugira ishyaka. So ntabwo nshatse kuvuga ko wenda mama wanjye adaharanira ikintu cya danje, ariko namwe mwikosore byibuze. Uyu munsi muze muri komenti mwandike wenda ibintu bizima, ibintu byo kubwira ngo ndashaje kurusha mama. Ni ukuri narababaye, ni ukuri. Niba nawe wumva bikuvuye ku mutima cyangwa se wumva atari ugushaka just kumva umuntu ngo umubwire amagambo mabi, ngo umwishyiremo, ubu koko nshaje kurusha umuntu undusha imyaka 25? Tujye tuvugisha ukuri, ubu ndashaje. Ubu ngubu n'ubu mama wanjye tumuhamagaye tukamubwira ati, nkamubaza ati se Joyeuse mama gutya na gutya, abantu bakomeje kumbwira ngo nshaje kukurusha. Se ko kubona ari byo? Nibyo pe, mfite igikuriro, naravumbutse. Ni nanjye muri famiye ufite igikuriro, ni njyewe ubyibushye, abandi bose bangana nk'uko mama angana. Kandi na papa wanjye ni mutoya nyine, yashakanye na mama wanjye baberanye, kubera ko njyewe wavuyemo ndabyibuha nyine ndagenda ndabyibuha, usibye ko ubundi bunananutse mfite ubungubu urebye ndi kuri imwe nk'iya mama wanjye. Ariko iyo muza kumbona mu gihe cyashize mwari kujya muvuga ati Joyeuse niwe wabyaye mama we.
kandi Joyeuse arengana. So ubwo rero byarambabaje, ni ukuri mwikosora abantu mubwira ngo ndashaje kurusha mama wanjye, nicyo kintu cya mbere mu buzima kimbayeho. Mwumva ndababaye ngewe sindatangira kurwara za rusoka ku buryo abantu mutangira kumbwira ngo ndashaje kurusha mama. Urumva ngewe nigirira umutima mwiza, ntabwo mukwiye kujya muza kumbwira ibyo bintu. Umva n'undi wari we wese rwose, ni ukuri abantu, ni ukuri mwikosore, n'umuntu wabyanditsemo uzi unsaba imbabazi rwose. Bino mutuma ntigirira icyizere, bituma namwe ubwanyu rimwe na rimwe mbatakaza. Just umugabo se ninjya kubona umugabo cyangwa se nk'iyo sheri wanjye abonye biriya bintu zira, ariko mfite sheri w'ikijibwe, mujye mumbabarira. Mfite sheri uje urakara kubera ibintu bambuzeho, mfite sheri ujya ubabara kubera ibintu navuzweho, mfite sheri ujya ubabazwa n'ibintu nanditsweho, urumva. Ariko it's okay, ntabiba birenze. Ariko kameramani ndabona yazuminze nakatagize. Ubwo rero nk'ubwo iyo muri kwandika muri comment ngo Joyeuse ngo uri mubi cyane, nka kuriya abantu nasohoye video, urumva ariko umunsi w'ikirori cyanjye umuntu mwaribonaga ni mama, nta wundi mwabonaga mwiza, ni mama. Njye nimwigeze muvuga ngo Joyeuse uri mwiza, no, ni nka kwa kundi nzakora ubukwe meri wanjye akenyeye umushanana, hanyuma mukajya muza, ahubwo gifuti mwari mwangeneye mukaziha meri wanjye. Gusa ibyo bintu koko ibyo bintu ntabwo byaba bikwiye. Ni ukuri ibi bintu bizatuma nibonera umugabo. Ibi bintu mu nkora bizatuma nta mugabo mbona, bizatuma mwibaze ko ubu ngubu bro natangiye kwiheba, numva uko nagumiwe. Ubu nsigaye numva yuko nagumiwe nta mugabo nzabona. Uti gute? Mungereranya mama andusha imyaka 25. Uri kumva? Mama yamara kundusha imyaka 25, njyewe ufite imyaka 19, nkahita numva ko nshaje nagumiwe. Aho ibaze kuba mama wanjye andusha iyo myaka, yubatse kandi afite abana, afite umuryango, afite umugabo, afite famiye. Njyewe nkaba ngize 19 nta na sheri ndabona, kubera mwebwe noneho, kubera abantu birirwa banduka, abantu birirwa munyandagaza. Ariko disi sheri yaza ataza nta birenze. Ariko ikintu mbisabiye nshuti zanjye, ikintu mbasabye ni uko rwose nimukangereranye n'umubyeyi wanjye, ni mukuru kuri njyewe, narababaye, n'ubu ndacyababaye. Mama wanjye ndamukunda, n'ubu ngubu dushaka kumuhamagara tukamubwira ibyabaye, nawe bikamubabaza. Ubwo ngubwo nk'iyo umuntu, cyangwa muzanshakira umugabo utagera kuri social media, umugabo guys, umugabo ni ukuri ako kantu yamaze igihe nkafite ku mutima, numva nzakababwira, ariko ngeze aho nkababwira. Ndi Joyeuse wanyu utagomba kwihererana ibyo nahuye nabyo byose, ni Joyeuse wanyu ugomba kubabara nkaza nkabibabwira. Njyewe mbabaye nzajya nza mbibabwire, nishimye muzajya mubibona. Mfite agahinda kuko nimwe muryango mfite, nimwe famiye zanjye, ni mwebwe byanjye byose. Rero nimungiye kure abantu mwavuze ko mama wanjye muruta, muze munsabe imbabazi, mukoreshe uko mushoboye kose, muze munsabe imbabazi, ndabinginze. Ntago ngana na mama wambyaye, mama wanjye aranduta, andusha imyaka myinshi. Kugira ngo nyigereho bizangora, nshobora no kuzayigeraho naraboze, narapfuye, nakiriho mutakimbona, mutanakinyibuka. Nuko rero mutazatumirwa, mwatumye ngumirwa ndi umwana ukiri kwishakisha, ndi umwana ukiri gushaka amafaranga, ndi umwana ukiri kwihiga mu buzima bw'ejo hazaza. Ubwo rero inshuti zanjye, rero ndabashimiye cyane.
murabona ndi umuntu wihirinze cyane, umuntu ngenze gake ntazabura umugabo, ahubwo mutangire mujye mubwira n'ibyo nari byo. Niba ntari mwiza mutangiye mubwira ati Joyeuse uri mwiza, mwe kuzanyicira amayira rwose, mwe kunyicira ejo hanjye hazaza, ahubwo mundemere ejo hazaza. Iyo ni umugabo azaza abona mfite abantu bananshyigikiye, azaza abona mfite abantu banankunda rwose. Ndabashimiye rero mwese twabanye kugeza ubu, mu mwanyumvishe, mwemeye guhinduka ko mutazongera kumbwira ko ndi mubi, mwemeye kunsapotinga mu buryo ubwo ari bwo bwose, mwemeye kumba hafi uko mushoboye. Imana ibahe umugisha rero, turabakunda cyane, naho utaha Imana ibarinde. Ndabakunda cyane mwese mwankurikiye.